5 cyawe kiba kirokotse kogire kuburayi kwebwe turitonda mu cyaro nta bintu byo kudina mu cyaro buritonda ntabwo twe tujye tudinika ntabwo ko twabonye yapfire abandi bafaze maragari tukamusuhuza ngo wabyaye wa kabiri uramwana ugana kuri yabyara umwana wa kabiri guti wa mbere mubyaye ati wa kabiri mubyara katashatse nabibonye ugaritonda nese ushatse ko wamutera inda mu gihugu ariko kwitonda birasetsa ko ese urakomeje ko nagutaha ntago naha mu isura ye nziza, inzobe nziza itagira ikizinga, yewe habe n'igiheri, amaso y'urwererane nk'ay'inyange ndetse n'umusatsi ushashagirana. Ibyo ngibyo nibyo biranga Nyambo Jessica, umukobwa umaze kumenyekana cyane muri showbiz nyarwanda binyuze mu gukina filime nyarwanda. Uyu nguyu ni umukobwa ukinana ubwitonzi, umurava ndetse n'ubwenge nk'uko bigenda bivugwa na bagenzi be harimo Dr Sabe ndetse na Kiramani. Bavuga ko uyu nguyu ari umukobwa ushoboye mu gukina filimi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu Nyambo Jessica wamenyekanye nka Miss Nyambo muri sinema nyarwanda avuga ko ataratangira gukina filime yari asanzwe aba mu karere ka Huye akora imirimo itandukanye nk'abandi bose. Hanyuma ngo aho agereye i Kigali nibwo yamenyanye na Asia Mutoni, uyu nawe wamenyekanye cyane muri sinema nyarwanda. Hanyuma ngo Asia Mutoni niwe yamubwiye ko afite ububasha bwo kuba yakina muri filime, gusa Nyambo ngo akabyanga kubera ko nyine yumvaga atabishaka cyangwa se yabikora ntibishoboke. Hanyuma ngo Asia Mutoni yagumye kumwinginga amubwira ko ashoboye, ati uzaze rimwe ubikine urebe kandi ndabizi ko bizakunda. Nyambo ngo yakomeje kubyanga ariko aho bigeze arabyemera ajya gukina. Hanyuma ngo agisoza gukina Asia Mutoni ngo aramubwira ngo courage, urashoboye kandi bizaza. Iyo filime ngo Asia Mutoni akimara kwishyira hanze yarakunzwe cyane karahava. Hanyuma Nyambo atangira kwibasirwa na benshi bamushakisha ngo akine muri filime zitandukanye. Ahangaha yahise ajya gukina kwa Karabutoni Kibonke, filime yiswe Umuturanyi. Iyi ngiyi ni iya Karabutoni Kibonke, filime yamenyekanyemo cyane uyu mukobwa Nyambo Jessica. Nyambo akomeza gushimira cyane Karabutoni Kibonke wamwizeye kugira ngo yagitinge muri iyi filime kubera ko izina rye niho ryatangiye kumenyekana. Hanyuma Nyambo abicyamamare gutyo. Ubundi uyu Nyambo Jessica yinjiye muri sinema nyarwanda muri 2021, gusa avuga ko ari ibintu bitari byoroshye kubera ko ngo akimara kubiganiriza kuri se umubyara yamwamaganiye kure amubwira ko atabishaka, yamubwiraga ko ashobora kuzahita abikirara. Nyambo nawe agakomeza kumubwira ko nta kibazo azitwara neza, gusa ise ntabyumve. Nyuma ngo yaje kubiganiza kuri nyina umubyara, hanyuma nyina ngo aza kumwemerera. Nyina akimara kumwemerera nibwo nyine Nyambo yaje gufata icyemezo cyo kwinjira muri sinema nyarwanda. Nyambo kandi yagiye amenyekana muri sinema zitandukanye. Ahangaha twavuga nk'iyo twavuze ya Asia Mutoni, iya Karabutoni Kibonke ndetse n'iya Kiramani. Nyuma yaje kugenda amenyekana ari kumwe n'ibyamamare bitandukanye. Ahangaha twavuga nka Kiramani, Aisha ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Gukina neza kandi muri filime nyarwanda byagiye bituma uyu mukobwa yigarurirwa na benshi bamuhundagazaho urukundo, ibintu byatumye agenda atwara n'ibihembo bitandukanye. Uyu mukobwa kandi nyuma yo kubona ko ibyo akina bigenda bikundwa n'abantu batandukanye, nawe yasohoye filime ayita The Message, filime inyuzwa ku muyoboro we wa YouTube channel witwa Miss Nyambo. Ni filime ikundwa na buri wese kugeza na n'ubu kubera ubuhanga ndetse n'ibyamamare bitandukanye bigaragara muri iyo filime nyarwanda. Si ibyo gusa kandi uyu mukobwa akomeje kubaka sosiyete nyarwanda mu biganiro bitandukanye agenda anyuza kuri YouTube channel zitandukanye. Ahangaha twakubwira nka Irebero TV ya Dr Sabi, Big Mind ya Mitsutsu, Kiramani Empire ya Kiramani, MI Empire ya Irene Murindahabi ndetse na Cheetah Magic ya Cheetah. Uyu mukobwa akomeje gukora amateka muri showbiz nyarwanda cyane cyane muri sinema nyarwanda. Ese ubundi uyu mukobwa ukomeje kwigarura imitima ya benshi, iby'urukundo rwe bihagaze he? Ikaze nabyo mbikubwireho gatoya. Mu bijyanye n'urukundo kandi Nyambo Jessica yagiye avugwa mu rukundo n'abasitari bagiye batandukanye. Ahangaha twavuga nk'umusitari Iva Muziki
uyu nguyu wamenyekanye cyane mu ndirimbo Nyambo Jessica ngo yagaragaraga cyane mu ndirimbo ze yagitinga nk'umukunzi we, hanyuma abantu bakibwira ko ashobora kuba akundana na Ivan Muziki. Usibye ko ngo Nyambo Jessica yabyamaganiraga kure akababwira ko byose ari akazi. Kandi yavuzwe mu rukundo na Titi Brown igihe kitari gitoya cyane. Ibi nabyo byatumye abantu bavuga ko ashobora kuba akundana na Titi Brown urudasanzwe. Rimwe na rimwe usibye ko Nyambo Jessica nawe yabyemeraga. Yo kuba umusitari agakundwa akamenyekana akamamara ku buryo buri wese amenya Nyambo Jessica. Mu biganiro byose akora, Nyambo ashimira mama we umubyara kubera ko ari we wamuhaye uburenganzira akaba yajya kwagitinga muri filime zitandukanye. Ikindi kandi Nyambo Jessica ashimira Clapton Kibonke, Asia Mutoni kuko aribo bantu bamwesipiye kuba yakabasha kwinjira muri filime zitandukanye. Ngayo nguko rero wakoze kubana natwe hano kuri Vibe TV. Niba wakunze ikiganiro cyacu ntiwibagirwe gukanda subscribe, ikindi kandi ugisigire like. Imana ikurinde, wakoze cyane nawe utaha.